Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba. Ni umunsi wa 230 dusoma Bibiliya. Turi mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Uyu munsi turahera ku bice 5. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abagadareni. Yomotse uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Yabaga mu mva nta wari ukibona icyo ashobora kumubohesha naho waba umunyururu, kuko kenshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura, ntihagira umuntu ubasha kumuhosha. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo yikebesha amabuye. Abonye Yesu akiri kure arirukanka aramupfukamira, ataka ijwi rirenga ati, "Duhuriye he Yesu, mwana w'Imana isumba byose? Nkurahirije Imana ntunyice urupfu rw'agashinyaguro." Kuko yari amubwiye ati, "Dayimoni we, muvemo." Aramubaza ati, "Witwa nde?" Undi ati, "Ingabo niryo zina ryanjye, kuko turi benshi." Aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu. Kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha, nuko baramwinginga bati, "Twohereze muri ziriya ngurube tuzinjiremo." Arabakundira. Abadayimoni bamuvamo binjira muri izo ngurube, umugana wirukira mu gacuri, zisuka mu nyanja zihotorwa n'amazi. Zari nk'ibihumbi 2. Abungeri bazo barahunga babibwira abo mu mudugudu n'abo mu ngo, baza kureba uko bibaye. Bageze aho Yesu ari, basanga uwari utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye, yambaye afite ubwenge nk'abandi, baratinya. Ababonye ibyabaye kuri uwo muntu n'ingurube babitekerereza abandi, baherako baramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo. Akikira mu bwato, wa muntu wari utewe n'abadayimoni aramwinginga ngo bajyane, ariko ntiyamukundira, ahubwo aramubwira ati, "Witahire ujye mu banyu, ubabwire iby'Imana igukoreye byose n'uko ikubabariye." Aragenda atangira kwamamaza i Dekapoli ibyo Yesu yamukoreye byose, abantu bose barumirwa. Yesu akize umugore wari umaze imyaka 12 ari mu mugongo. Nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya, abantu benshi bateranira ahari iruhande rw'inyanja. Umwe mu batware b'isinagogi witwaga Yayiro araza, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye aramwinginga cyane ati, "Agakobwa kanjye karenda gupfa, ndakwinginze uze ukarambikeho ibiganza byawe gakire kabeho." Aragenda ajyana nawe, abantu benshi baramukurikira bamubyiga. Nuko hariho umugore wari mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12, ababazwa n'abavuzi cyane, benshi bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose abitangamo ingemu, ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu araza aca mu bantu, amuturuka inyuma akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati, "Ninkora imyenda ye gusa ndakira." Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira abyigana n'abantu arababaza ati, "Ninde ukoze umwenda wanjye?" Abigishwa be baramusubiza bati, "Ese ye, abantu barakubyiga nawe ukagira ngo ninde unkozeho?" Abararanganyamo amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mugore aratinya, ahinda umushyitsi kuko azi ikimubayeho. Araza amwikubita imbere, amubwira iby'ukuri byose. Aramubwira ati, "Mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendera amahoro, ukire rwose icyago cyawe." Azura umwana wa Yayiro. Akivugana nawe haza abavuye kuri wa mutware w'isinagogi bati, "Wa mwana ko yapfuye uracyaruhiriza iki umwigisha?" Ariko Yesu ntiyabyitaho, abwira umutware w'isinagogi ati, "Witinya, izere gusa." Ntiyakundira undi muntu kujyana nawe keretse Petero na Yakobo na Yohana mwene se wa Yakobo. Bageze mu muryango w'inzu y'umutware w'isinagogi, ahasanga urusaku rw'abarira n'ababoroga cyane. Nuko yinjiye arababaza ati, "Ni iki gitumye musakuza kandi murira?"
umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. Baramuseka cyane. Arabaheza bose, ajyana na se w'umwana na nyina n'abari kumwe nawe, ajya aho uwo mwana ari. Amufata ukuboko aramubwira ati, Tarisa kumi, bisobanurwa ngo, gakobwa, ndakubwira nti byuka. Umwanya ako gakobwa karabyuka karagenda, kuko kari kamaze imyaka 12 kavutse. Uwo mwanya barumirwa cyane. Yesu arabihanangiriza cyane ngo hatagira umuntu wese ubimenya, abategeka gufungurira ako kana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ibice 6. Yesu ari i Nazareti atuma intumwa. Avayo ajya iwabo, abigishwa be baramukurikira. Isabato isohoye, aherako yigishiriza mu isinagogi. Benshi babyumvishe baratangara bati, ibi byose uyu yabikuye he? Kandi ubu bwenge yahawe n'ibitangaza bingana bityo akora abikura he? Mbese si we wa mubaji mwene Mariya, mwene se wa Yakobo na Yozefu na Yuda na Simoni? Bashiki be nabo ntiduturanye? Ibye birabayobera. Yesu arababwira ati, umuhanuzi ntabura icyubahiro keretse mu gihugu cy'iwabo no mu muryango wabo no mu nzu yabo. Nuko ntiyashobora kugira igitangaza ahakorera na kimwe, keretse abarwayi bake yarambitseho ibiganza arabakiza. Atangazwa n'uko batizeye. Agendagenda mu birorero impande zose yigisha. Bukeye ahamagara abo 12, aherako atuma 2 abaha ubutware bwo gutegeka abadayimoni. Abihanangiriza kutajyana ikintu cy'urugendo keretse inkoni yonyine, ati, mwijyana impamba cyangwa imvumba cyangwa amakuta mu mifuka yanyu, ahubwo mukwete inkweto, kandi ntimwambare n'amakanzu 2. Kandi arababwira ati, inzu yose muzacumbikamo abe ariyo mugumamo, mugeze aho muzayicumbukuriramo. Aho abantu batazabacumbikira ntibabemere. Nimuvayo muzakunkumura umukungugu wo mu birenge byanyu, ngo bibabere ikimenyetso cyo kubahamiriza. Nuko baragenda bigisha abantu ngo bihane, birukana abadayimoni benshi, basiga amavuta abarwayi benshi barakira. Herode yicaye Yohana umubatiza. Nuko umwami Herode arabyumva, kuko izina rya Yesu ryamamaye, aravuga ati, Yohana umubatiza yazutse, nicyo gituma akora ibyo bitangaza. Ariko abandi baravuga bati, ni Eliya. Abandi bati, ni umuhanuzi nk'abandi bahanuzi. Ariko Herode abyumvise aravuga ati, Yohana naciye igihanga niwe wazutse. Kuko Herode ubwe yari yaratumye ngo bafate Yohana, aramuboha amushyira mu nzu y'imbohe ku bwa Herodiya wari mukamwene se Filipo, kuko Herode yari yamucyuye. Kandi Yohana yari yarabwiye Herode ati, amategeko ntiyemera kucyura mukamwene so. Icyo cyatumye Herodiya amuhigira ashaka kumwica, ntiyabona uburyo, kuko Herode yatinyaga Yohana, azi ko yari ari umukiranutsi wera, aramurinda. Ndetse Herode amwumvise akora byinshi, amwumvira anezerewe. Noneho uburyo buraboneka ku munsi wo kwibuka kuvuka kwa Herode, ararika abatware be n'abatwara ingabo n'abakire b'i Galilaya ngo baze mu birori. Umukobwa wa Herodiya araza arabyina, Herode n'abashyitsi be baramushima. Umwami niko kubwira uwo mukobwa ati, nsaba icyo ushaka cyose nkakiguha, ndakiguha. Aramurahira ati, icyo unsaba cyose ndakiguha, bona nuba umugabane wa 2 w'ubwami bwanjye. Arasohoka abaza nyina ati, nsaba iki? Aramusubiza ati, saba igihanga cya Yohana umubatiza. Muri ako kanya agarukaho umwami ari n'ingoga, aramusaba ati, ndashaka kumpa nonaha igihanga cya Yohana umubatiza kumbehe. Umwami arababara cyane, ariko kuko yarahiriye imbere y'abasangira nawe, ananirwa kukimwima. Nuko uwo mwanya atuma umusirikare amutegeka kuzana igihanga cya Yohana. Aragenda agicira mu nzu y'imbohe, akizana ku mbehe, agiha uwo mukobwa, nawe agishyira nyina. Abigishwa be babyumvise baraza, bajyana umubyimba bawushyira mu mva. Yesu ahaza abantu 5,000. Nuko intumwa ziteranira aho Yesu ari, zimubwira ibyo zakoze byose n'ibyo zigishije. Arazibwira ati, muze mwenyine ahiherereye, aho abantu bataba, muruhukeho hato,
kuko hari benshi banyuranamo, bikaba ari urujya n'uruza babura uko barya. Bagenda mu bwato kuko hari benshi banyuranamo, bikaba ari urujya n'uruza babura uko barya. Bagenda mu bwato bajya aho abantu bataba ngo biherere. Ariko bababonye bagenda benshi barabamenya, bava mu midugudu yose barirukanka baca iy'ubutaka babatangayo. Yomotse abona abantu benshi bimutera impuhwe, kuko bari bameze nk'intama zitagira umwungeri, aherako abigisha byinshi. Nuko umunsi ukuze abigishwa be baramwegera bati, dore aha ntihagira abantu, none umunsi urakuze. Basezerere bajye mu ngo no mu birorero by'impande zose, bihahireyo ibyo kurya. Arabasubiza ati, mube ari mwe mubagaburira. Baramubaza bati, tugende tugure imitsima y'idenariyo 200 tuyibahe barye? Nawe arababaza ati, mufite imitsima ingahe? Mujye kureba. Babimenye baramusubiza bati, ni 5 n'ifi 2. Abategeka ko bicara mu bwatsi butoshye bigabanyijemo inteko. Bicara imirongo, hamwe 100, ahandi 50, batyo. Yenda iyo mitsima 5 n'izo fi 2, arararama areba mu ijuru, arabishimira, amanyagura imitsima ayiha abigishwa be, nabo bayishyira abantu. N'izo fi 2 azibagaburira bose. Bose bararya barahaga, bateranya ubuvungukira bw'imitsima n'ubw'ifi bwuzura intonga 12. Abari iyo mitsima bari abagabo 5,000. Yesu agendesha amaguru hejuru y'amazi. Umwanya ahata abigishwa be ngo bikire mu bwato bamubanzirize hakurya i Betsaida, asigara asezerera abantu. Amaze kubasezerera aragenda, azamuka umusozi ajya gusenga. Bumwiriraho ubwato bumaze kugera mu nyanja imuhengeri, naho we akiri ku butaka wenyine. Abonye ko bananiwe kuvugama kuko umuyaga ubaturutse imbere, mu nkoko aza aho bari, agendesha amaguru hejuru y'inyanja, asa n'ushaka kubanyuraho. Ariko bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja, batekereza ko ari umuzimu, barataka, kuko bose bari bamubonye bagakuka imitima. Aherako arababwira ati, nimuhumure ari njye, mwitinya. Aratambuka ajya mu bwato barimo, umuyaga uratuza. Barumirwa cyane kuko batari basobanukiwe n'ibya ya mitsima, kandi imitima yabo yari ikinangiwe. Akiza abarwayi benshi. Nuko bamaze gufata hakurya, bagera imusozi mu gihugu cy'i Genesareti, batsikaho. Bacyomoka abaho bamenya Yesu. Birukanka impande zose muri icyo gihugu cyose, batangira guheka abarwayi mu ngobyi babazererana aho bamwumvise. Naho yajyaga hose, ari mu birorero cyangwa mu midugudu cyangwa mu ngo, bashyiraga abarwayi mu maguriro bakamwinginga ngo nibura abemerere gukora ku ncunda z'umwenda we gusa, abazikozeho bose bagakira. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ibice 7. Yesu ahinyura inyigisho z'abafarisayo. Abafarisayo n'abanditsi bamwe bavuye i Yerusalemu bateranira ahari. Babona abigishwa be bamwe barisha ibyo kurya byabo intoki zihumanye, bisobanurwa ngo zitajabitse mu mazi, kuko abafarisayo n'abayuda bose bataryaga batabanje kujabika intoki mu mazi ngo zibe zihumanuwe bakurikije imigenzo ya ba sekuruza. Kandi iyo babaga bavuye mu iguriro, ntibaryaga batabanje kwiyibiza mu mazi ngo babe bahumanutse. Hariho n'ibindi byinshi bategetswe na ba sekuruza babo kubiziririza, nko kujabika ibikombe n'inzabya n'inkono z'imiringa. Abafarisayo n'abanditsi baramubaza bati, ni iki gituma abigishwa bawe bataziririza imigenzo ya ba sekuruza, bagapfa kurisha ibyo kurya intoki zihumanye? Arabasubiza ati, Yesaya yahanuye ibyanyu neza mwandyarya mwe, nk'uko byanditswe ngo, ubu bwoko bunshimisha iminwa yabo, ariko imitima yabo indi kure. Bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Itegeko ry'Imana murirekera gukomeza imigenzo y'abantu. Kandi ati, musuzugura neza itegeko ry'Imana ngo muziririze imigenzo yanyu,
kuko Mose yavuze ati wubahe so na nyoko, kandi ati uzatuka se cyangwa nyina bamwice. Nyamara mwebweho muravuga muti umuntu nabwira se cyangwa nyina ati icyo najyaga kugufashisha ni korubani, bisobanurwa ngo ituro ry'Imana, muba mutakimukundiye kugifashisha se cyangwa nyina, nuko ijambo ry'Imana mukarihindura ubusa kugira ngo mukomeze imigenzo yanyu yababayemo akarande. Kandi hariho n'ibindi byinshi mukora nk'ibyo. Arongera ahamagara abantu arababwira ati mutege amatwi mwese munyumve, nta cyinjira mu muntu kivuye inyuma ngo kimuhumanye, ahubwo ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya. Niba hari umuntu ufite amatwi yumva niyumve. Nuko avuye mu bantu yinjira mu nzu, abigishwa be bamubaza iby'uwo mugani. Nawe arababaza ati mbese namwe ntimugira ubwenge? Ntimuzi yuko ikintu cyinjiye mu muntu kivuye inyuma atari cyo kimuhumanya? Kuko kitajya mu mutima w'ahubwo kijya mu nda kikanyura mu nzira yacyo. Kuko kitajya mu mutima we ahubwo kijya mu nda kikanyura mu nzira yacyo. Uko niko kubonezwa kw'ibyo kurya byose. Aravuga ati ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya, kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu mutima nibyo bihumanya. Akize umukobwa w'umugore w'umugirikikazi, arahaguruka arahava ajya mu gihugu cy'i Tiro n'i Sidoni. Yinjira mu nzu adashaka ko hagira ubimenya, ariko ntiyabasha kwihisha. Umwanya umugore ufite umukobwa muto utewe na dayimoni amwumvise, araza yikubita imbere y'ibirenge bye. Umugore yari umugirikikazi, ubwoko bwe ni umusirofoyinike. Aramwinginga ngo yirukane dayimoni mu mukobwa we. Aramubwira ati reka abana babanze bahage, kuko atari byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo bijugunyire imbwa. Nawe aramusubiza ati ni koko mwami, ariko imbwa zo ziri munsi y'ameza zirya ubuvungukira bw'abana. Aramubwira ati ubwo uvuze utyo igendere, dayimoni avuye mu mukobwa wawe. Asubira mu nzu ye asanga wa mwana aryamye ku buriri dayimoni amuvuyemo. Yesu akiza igipfamatwi kandi kidedemanga. Ava mu gihugu cy'i Tiro anyura i Sidoni, agera ku nyanja y'i Galilaya anyuze hagati y'i Dekapoli. Bamuzanira igipfamatwi kandi kidedemanga, baramwinginga ngo agishyireho ikiganza. Agikura mu bantu arakihererana, agishyira intoki mu matwi, acira amacandwe, agikora ku rurimi. Arararama areba mu ijuru, asuhuza umutima, arakibwira ati efata, risobanurwa ngo zibuka. Amatwi ye arazibuka, n'intananya y'ururimi rwe irahambuka, avuga neza. Arabihanangiriza ngo batagira uwo babibwira. Ariko uko yarushagaho kubihanangiriza, ni nako barushagaho kumwamamaza rwose. Baratangara cyane bikabije, baravuga bati byose abikoze neza, azibuye igipfamatwi kandi akavugisha ibiragi. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ejo duhereye ku bice 8 byo muri uru rwandiko nangwa muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Imana ibahe umugisha, ndabakunda mu izina rya Yesu.